Hi guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi nkwifurije kugubwa neza. Wowe wihebeye Fernandez TV show, wowe wihebeye kandi wakunze ibyo dukora umunsi ku wundi. Ni iby'agaciro kandi komeza udukurikire, usharinge n'inshuti zawe kugira ngo mujye mubasha kumenya gusobanukirwa amakuru y'imyidagaduro azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Kuri uyu munsi amakuru yacu agiye kwibanda kuri label ya 155 AM. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri Bruce Melodie nk'umuhanzi ubarizwa muri iyi label. Amakuru yacu araza kwibanda kuri producer Element. Amakuru yacu araza kwibanda ku muhanzi ukomoka mu gihugu cya Kenya, amazina yitwa Bahati. Kenya mu mwaka wa 2022 Bruce Melodie, umuhanzi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaje kwitabira festival yaberaga hara mu gihugu cya Uganda. Ni festival yari yateguwe n'umuhanzi witwa Eddy Kenzo, arikiza kugira abaterankunga bagiye bakomeye bahara mu mujyi wa Kampala. Eddy Kenzo Festival ni igitaramo cyari cyateguwe na Eddy Kenzo ndetse kiza no kumwitirirwa, niyo mpamvu cyiswe Eddy Kenzo Festival. Imwe muri festival yaje kwitabirwa n'abahanzi bakomeye cyane mu gihugu cya Uganda ndetse no muri East Africa muri rusange, uterengagije abahanzi bagiye baturuka muri Zimbabwe, Zambia ndetse no muri South Sudan. Bruce Melodie yaje guhurirayo n'ibyamamare bigiye bitandukanye, ndetse muri ibyo byamamare Bruce Melodie yahuriye nabyo mu gitaramo cyitwa Eddy Kenzo Festival yahuriyeyo na Bahati. Iki kiganiro twaragikoze tugaruka uburyo Bruce Melodie yunze Bahati ndetse na Harmonize. Ese Bruce Melodie akanya wakibaza ngo yamenyanye na Bahati Kenya gute? Bruce Melodie ubwe ku giti cye avuga ko yamenye Bahati mu mwaka wa 2014, ariko aza kumumenya nk'umuhanzi ukora gospel music. Bruce Melodie ubwo yamenyaga Bahati mu mwaka wa 2014 yumvaga ari umuhanzi nyine ukwiye kugirana imishinga na Israel Mbonyi, ba Vestina, baje ubwo ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakora injyana ya gospel music. Ntago Bruce Melodie ubwe ku giti cye yashoboraga kwiyumvisha ko ari igikorwa cyangwa se ari projet yazigera agirana n'umuhanzi witwa Bahati Kenya ukomoka mu gihugu cya Kenya. Iki kiganiro twaragikoze uburyo Bruce Melodie yishyuwe mu gitaramo cya Eddy Kenzo Festival agera kuri miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda, no kuvuga ibihumbi 50 by'amadolari ya Amerika. Uburyo Bruce Melodie yaje gusabwa na Eddy Kenzo kuza kwitabira iki gitaramo nk'umuvandimwe, nta buryo bw'amafaranga burimo, ariko kubera ko Bruce Melodie muri mwaka wa 2022 yifuzaga gutegura igitaramo mu gihugu cya Uganda, by'umwihariko nka label ya 155 AM itegura ibitaramo, Bruce Melodie bamuteguriye ibitaramo bitandukanye byara ku mugabane Burayi, dore ko yagiye mu gihugu cy'Ubufaransa, Hanover mu gihugu cy'Ubudage, Geneve, Oslo ndetse n'ibindi mijyi itandukanye, baza kumutegura igitaramo cyo mu gihugu cy'u Burundi. Kuri iyo nshuro hari hatahuhiwe umujyi wa Kampala, by'umwihariko mu gihugu cya Uganda. Ariko Eddy Kenzo aza kwitambika asaba Bruce Melodie ndetse na 155 AM ko bareka Bruce Melodie akazaza kumushyigikira, dore ko bari banafitanye indirimbo yitwa Nyura, imwe mu ndirimbo zari zikunzwe mu gihugu cya Uganda, mu Rwanda ndetse no muri Afrika muri rusange. Eddy Kenzo rero gutegura festival, kuba yaba afite umuhanzi nka Bruce Melodie byari igikorwa cyiza. Abanyarwanda batuye hara mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda bagombaga kuza bakaza gusupportinga uyu muhanzi ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Bruce Melodie yaje gusaba Eddy Kenzo ko byaba nk'akazi akaza kwishyurwa kugira ngo aze kuririmba muri iki gitaramo, kuko nawe yateguraga igitaramo cyaberaga cyagomba kuzabera Kampala, ariko naramuka aje muri Eddy Kenzo Festival bizagira ingaruka ku gitaramo yifuzaga gutegura mu gihugu cya Uganda. Ntabwo bivuze ngo niba Bruce Melodie yaragaragaye kuri stage iriho abantu barenze 50 mu gihugu cya Uganda, ntabwo yabishoboraga gutegura ikindi gitaramo ngo cyitabirwe cyane, bitewe nuko abantu baho bari kuba bamukumbuye, bari kuba bamaze igihe gito bamubonye. Baje kubyumvikana, Eddy Kenzo yishyura agera kuri miliyoni 50 umuhanzi witwa Bruce Melodie, ubundi aza kuririmba mu gihugu cya Uganda muri Eddy Kenzo Festival. Igitaramo cye cyitabiriwe n'abahanzi barimo Bahati Kenya, igitaramo cye kirimo Harmonize, igitaramo cyari kirimo John Floga mu guturuka muri South Sudan, igitaramo cyari kirimo Manki guturuka muri Zimbabwe, igitaramo cyari kirimo Jose Chameleone, Palaso, Westra ndetse n'abandi bagiye batandukanye, uterengagije umukobwa nka Space Diana, amwe mu bahagaze neza cyane mu muziki wa Uganda. Bruce Melodie rero yabonaga Bahati bwa mbere mu mwaka wa 2014, yamumenye nk'umuhanzi uririmba injyana ya gospel. Kuri uyu munsi cyangwa se kuri iyi nshuro bari bahuye na Bahati Kenya nk'umuhanzi uririmba secular music. Bivuze ngo Bruce Melodie na Bahati noneho bari bahuje injyana, byarashobokaga ko bahuza bakagira igikorwa bakorana. Bruce Melodie yaje
guhuza na Bahati Kenya, baraganira ndetse bagira ibiganiro bigiye bitandukanye. Ariko Bruce Melody nk'umuhanzi wari ufitanye ubucuti bwa hafi n'umuhanzi ukomoka mu gihugu cya Tanzania Harmonize cyangwa se Konde Boy, Bruce Melody yaje kwifuza ko bajya gusangira cyangwa se bagasangira nk'icyo kunywa, ibyo kurya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Abasani iyo bahuye baganira byinshi, ariko Bahati Kenya ntiyabyakira ko ntabwo yari afitanye umubano mwiza n'uwitwa Harmonize. Umubano mubi cyangwa se umwuka mubi waturutse ku kibazo ubwo Diamond Platnumz ndetse na Harmonize bazaga gutandukana. Bahati Kenya ni umwe mu bahanzi bari bafitanye umubano hafi na Diamond Platnumz ndetse na Harmonize. Icyo gihe ubwo Harmonize yavaga muri Wasafi, ntabwo Bahati Kenya byamushimishije, aza kuvuga amagambo menshi agiye atangaje kandi atarashimishije umuhanzi nka Harmonize. Byaje gukurura umwuka mubi ndetse Bahati Kenya aza kwifuza ko bakiyunga ikibazo bafite kigakemuka, ariko ntibyaza gukunda kuko hari hategerejwe ko Bruce Melody bazahura akaba ari bubunga ibyo bavuga ngo umugambi w'Imana si uw'ejo. Bruce Melody yaravuze ati nta mpamvu yo kugira ngo umuhanzi ukomeye nka Bahati Kenya ndetse na Harmonize bagirane amakimbirane cyangwa se bagire ikibazo cyatuma batahura ngo baganire bishimane, babashe kuba bakorana indirimbo ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, kandi wajya ugasanga mu bitaramo barahura. Bruce Melody yamagaye Bahati avugisha na Harmonize, arabahuza bariyunga, ikibazo cyabo kirakemuka. Kugeza kuri uyu munsi Bahati Kenya na Harmonize nta kibazo kiri hagati yabo, baraganira, barachatinga. Bahati Kenya arapostinga, Harmonize akaza agakomentinga, ubona ko umubano wabo wongeye ukaba mwiza, ariko bitewe na Bruce Melody, dore ko Bahati Kenya we ubwe ku giti cye akubwira ko Bruce Melody kuva yamwunga na Harmonize hagati yabo kari batatu, ngabona Bruce Melody nka Nelson Mandela ku giti cye. So Bahati Kenya yaje kuba inshuti na Bruce Melody bitewe nuko Bruce Melody yamwunze na Harmonize, aza kubona ko ari umwe mu bahanzi beza bagaragaza batanga icyizere cy'ejo hazaza, kandi asanga n'umuhanzi ufite indirimbo nziza ukunzwe cyane, dore ko Bahati Kenya ubwe avuga ko yamenye Bruce Melody ubwo yasoraga indirimbo yitwa Katerina, arayikunda cyane ndetse avuga ko n'umugore we Diana ari imwe mu ndirimbo akunda cyane z'abahanzi bakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bahati Kenya yaje guhuza na Bruce Melody bakorana indirimbo yitwa Diana, ndetse indirimbo baza kuyitirira umugore wa Bahati Kenya. Indirimbo yaje kujya ku rubuga rwa YouTube, ijya kuri YouTube channel yitwa Bahati Kenya. Ni YouTube channel ifite abasubscribers bagera kuri miliyoni ku rubuga rwa YouTube. Uhita wumva uburyo Bahati Kenya ari imwe muri brand zikomeye cyane hano ku mugabane wa Afrika, kuko abahanzi bafite 1 million subscribers hano mu gihugu cy'u Rwanda ni mbarwa. Niba Bahati Kenya rero bashe kugera kuri izi success, uhita wumva ko ari umuhanzi ufite izina rikomeye cyane ndetse ufite n'igikundiro ku mugabane wa Afrika. Yaje gukora indirimbo na Bruce Melody yitwa Diana, indirimbo iza kujya kuri YouTube irasibwa, iza no kwimurwa ijya kuri YouTube channel yitwa Diana Bahati. Ni YouTube channel ijyaho ibikorwa bya Bahati ndetse n'umugore we Diana. Ni ukuvuga ngo ni couple baba bagomba gushyiraho ibikorwa byabo bya buri munsi kugira ngo babashe gucuruza imiziki yayo ndetse n'ubuzima bwabo bwa buri munsi bubashe kubinjiriza. Indirimbo ije kujya kuri iyi YouTube channel nabwo irasibwa, ariko Bahati Kenya ubwe aza kwivugira ko indirimbo yasibwe n'abitwa Ziki Media. Ziki Media ivuze iki ku muhanzi nka Bahati Kenya? Bahati Kenya ku munsi w'ejo ndetse na Bruce Melody bari batumiwe n'umunyamakuru ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda ku gitangazamakuru cyitwa Kiss FM, cyitwa Uncle Austin. Yaganiriye na Bahati Kenya ndetse amubaza impamvu indirimbo yitwa Diana yaje kujya kuri YouTube channel igasibwa inshuro zigera kuri 2. Bahati Kenya yagombaga gusobanura ibintu ndetse agadusobanura ese Ziki Media ivuze iki ku muziki wa Bahati Kenya, ese Ziki Media isobanura iki mu buzima bwa Bahati Kenya. Naivuga ko ari song premier. Bruce Melody tubwire byagenze gute kugira ngo indirimbo wakoranye na Bahati isibwe kenshi kuri YouTube? Iki kibazo kibaze Bahati. But what happened? When you released the song, the first day you put it onto your platforms, it got deleted. Yeah, sure. You put it onto Diana's account, YouTube account. Strike. It got striked as well. Yeah. What was the problem? Of course, we had let's say a misunderstanding with my distribution company. Okay. That is under Warner Music from the US. Okay. So, and you know, at times we as a musician, you just want the song to be successful.
and I felt like I had no time also to explain, because if you have done the promo and the song is out, you know, sasa zingine msanii unasemanga tutadili nao baadaye, so which affected it, and it was offline for almost 3 days. Yes. 4 days. Did it work against you or for you? Against. I feel like against. How? Because for me, I felt like we felt like since you had already released the song, everybody wanted to listen to the song. They were actually listening to snippets of the song. They wanted to actually now watch it, listen to it. Yeah, sure. So the more it took to come back online, the more they actually created that demand in people. That when it came, they all had to run onto online to actually watch it. Yes, but you see, yes, that brought success. Like, you know, kuna wengine wana hadi unafika mahali wanasema kwani amenunua views, amefanya nini? You understand those? Yes. Those the debate, because when we deleted it ikiwa na almost like for a song to go on trending on YouTube, it needs the comments. Yes. So on my channel it had almost 2,500 comments. It was deleted. On Diana's channel it had almost 3,000 comments. It was deleted. So we have lost the interactions. You know, and that's where you meet the fans. You know how you know how they feel about the song. My new fans from Rwanda, how they feel. Maybe our fans from Kenya, how they feel about the song from Tanzania. So I feel like we lost that. So do you think it's actually giving you the vibe you wanted anyway? Yes. How is it A going good song is a good song. A good song is a good song. song. A good song is a good song. It's currently Kenya's most playing song right now, even on the streets. Nice. And I also thank the people, you know, from Rwanda for receiving the song so immensely. And I appreciate the love and support. I feel at home. Natafuta nyumba huku Rwanda. Unatafuta nyumba? So unatafuta nyumba peke yake ama unatafuta nyumba? Ile sitasema. But I feel good to be here. Mazikwa collabs zatanu Kenya. Ndabizi kuva wava Nairobi, kuva wava Kenya, indirimbo yaso kutarasubira Nairobi. Ariko reception yayo muri Kenya ku yumvu imezite. Ukuntu biba bimeze kugira ngo umenye ko indirimbo iri gukora akazi kwe gukora, nuko nk'ubu ngubu comments z'abanyakenya nzibona kuri social media, barantaginga kuri TikTok, bakoresha TikTok byatari, niyo bonera ko indirimbo iri gutrending. So biri kugenda neza cyane, kandi nibaza ko uramugisha w'umuntu nyine ubu kirimo gukura n'utundi tugoma baraje batubona. Ubwo no kuvuga ngo muzakora grouping nkuko mwabimuvuze, muzakora n'izindi ndirimbo. Tugomba gukora Peace Square. Cyangwa se Peace Square ni yakure tuzakora indatu. Bruce and Bahati. Kind of performance in the country. Yes, I'll be happy, you know, to come back here and do you know, even shows. Okay. I feel at home, and that's why I even feel so good, you know, interacting with the media. And thank you so much also, Uncle Austin, for the opportunity to be on the show. I appreciate, and I'm so much humbled. And I'm also your fan. I'm also your fan. Thank you, man. Kabisa. I've always been your fan. Ever since the Groove Awards. That's why I actually told you. Trust me, I meant it. I meant it. Wow, you might as an when an artist brings a song, they do me the honors of actually introducing it for the very first time officially on the radio. So you guys are going to do me the honors of introducing your new song, Diana. Let it be singing, let it be introducing as a radio presenter, please. Just do me the honors. It's Bruce Melodie. Rwanda, Kenya, Nairobi, Kigali. Uromangu mkenje, ikure Maria, ikurota. Baby romantic, siwezi waza nikikupoteza. Subiria, nikisubiri mpenzi. Sinilikupa mapenzi, narudia baby.
Ukinitoka baby tauma na mitakonda, yeah. Cause nobody knows umano. Ulianzuri kama doni Diana, yangu tabani Diana, toka zamani Diana, adoni wewe natamani Diana, umezeke me love Diana, nitakupeleka kwa mama Diana, sina ujanja na kupenda Diana, ukunduru mnesinkubesha Diana. Nice, thank you so much for coming to Kiss FM, Bahati. But did you Bahati Kenya ati Zik Media ni abantu bakomeye cyane kandi bavuze ikintu kinini ku muziki wanjye, ni abantu dufitanye projet nyinshi zigiye zitandukanye bagiye bamfasha. Indirimbo yitwa Diana ijya kuri YouTube channel yanjye yitwa Bahati Kenya, ntabwo bari babizi, ni amakosa yaje kubaho kandi koko ni abantu Zik Media bashinzwe kwa uploadinga ibikorwa bya Bahati Kenya kuri platform ze zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu uzabona buri gikorwa cyose cya Bahati Kenya kigira video cyangwa se kiba gifite video y'uburyo cyakozwe, ese yariye ubu bifite video, ese yagiye muri studio bifite video, yaje mu gihugu cy'u Rwanda, buri kantu kose yakoze mu nzira ugasanga gafite video. Bya bikorwa byose biragenda bigahurira kuri YouTube channel yitwa Diana Bahati, ariyo ya couple yabo we ndetse n'umugore we, ndetse ibikorwa by'umuziki bigahurira kuri YouTube channel yitwa Bahati Kenya. Haje kuba ikosa indirimbo yitwa Bahati, indirimbo yitwa Diana yakoranye na Bruce Melody ijya kuri YouTube channel ye abitwa Zik Media, batazi impamvu indirimbo yagiye kuri YouTube, batasobanuriwe why indirimbo isohotse aka kanya nta makuru na make dufite. Indirimbo iza gusibwa ariko nanone nta kintu byigeze byafecta kuko nubundi nibyo koko indirimbo yagiyeho abayiriza kongera ivaho, bamwe bari bayidownloadinze, abantu benshi bari bayifite wabonaga kuri YouTube, abantu benshi bagiye bayaploadinga, ariko ibi bagombaga kubyakira kuko nibo bari bayaploadinze. Ariko nubundi ntibyaje kubuza indirimbo ko kuri platform zigiye zitandukanye zirimo Spotify, Boom Play, indirimbo iza gutrendinga, ndetse dore ko indirimbo yitwa Diana imaze ibyumweru bigera kuri 2 iyoboye izindi ndirimbo ku rubuga rwa Boom Play rukorera hara mu gihugu cya Kenya. Indirimbo yitwa Diana imaze kurebwa n'abagera kuri 2,000,080 ku rubuga rwa YouTube mu gihe kingana n'iminsi igera ku 8. N'uburyo bwiza Bahati ni mu bahanzi mpuzamahanga bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Reka twumve Bahati. Mbere yuko twumva Bahati avuga ururimi rw'ikinyarwanda, n'ururimi ndetse yanaririmbye mu ndirimbo yitwa Diana yakoranye na Bruce Melody, aho avuga ngo uremanywe ubwenge Imana ikurema wagira ngo yari yaraye ukurota. Iyo wumvisha umuhanzi mpuzamahanga avuga ururimi rw'ikinyarwanda ni ikintu cyiza, bigaragaza ko yakora mpuzamahanga yakozwe, hari ikintu yabashije kwinjiza muri gahunda ya Visit Rwanda. Dezamingende Olivier Fernandez. Reka twumve Bahati ubwo yaganiraga na Uncle Austin kuri Kiss FM mu kiganiro Kiss Drive. Thank you so much for coming to Kiss FM, Bahati. But did you hear the Kinyarwanda? No. Nikurota. I took the whole day learning that. Can you sing that again, please? Uremango genje ekure Maria la ikurota. Yeah? Baby. Uremanywe ubwenge. Uremanywe ubwenge. Now let me tell you something. Yes. I've all this time I've been saying, man, these guys who go, they have the language that's actually similar to Kinyarwanda. You didn't know? Bwana, play the song.